Umuhanzi nyarwanda Mani Martin yasuye ingoro ndangamateka na kaminuza ya Hiroshima mu Buyapani. Uyu muhanzi wakunzwe n'abatari bake mu ndirimbo zitandukanye, ni umuhanzi wamenyekanye cyane mu gihugu cy'u Rwanda guhera mu mwaka wa 2009 kugera magingo aya ngaya. Ni umuhanzi w'umunyabigwi ariko udakunze gukora cyane ko yimukiye mu bihugu byo hanze. Ni umuhanzi wakunzwe n'abatari bake mu ndirimbo zitandukanye, aho yakoze indirimbo zijyanye na Katolika ndetse n'ibindi ndirimbo zo mu buzima busanzwe, ahazwi mu ndirimbo yitwa Afro, indirimbo ikunzwe n'abatari bake mu myaka ya 2017. Yakirwa n'abanyarwanda batari bake. Afite n'izindi zitandukanye yakoze zigakundwa n'abatari bake. Mani Martin ni umuhanzi w'umunyabigwi cyane ko azwi n'abatari bake by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda baba mu bihugu mpuzamahanga. Mani Martin rero nyuma yo gusura ingoro ndangamateka yaje kubavuga yuko rwose yabonye ibintu bidasanzwe, cyane yuko rwose bino bihugu byo hanze bikunze kugira ahantu nyaburanga hasurwa na ba mukerarugendo ibihumbi n'ibihumbagiza ku munsi, hanyuma bakakura amasomo atandukanye. Mani Martin kandi ni umuhanzi umaze kugera ku rwego rushimishije mu buryo bw'imibereho, ko usibye ko kuba akora umuziki afite n'akandi kazi rwose kameze neza cyane mu bihugu byo hanze. Gusa ubuzima bw'abahanzi cyangwa se bw'ibyamamare ntabwo bukunze kujya ku karubanda, cyane yuko niba ukorera amafaranga atari make si ngombwa kubigaragariza rubanda. Mati rero nyuma yo gusura ingoro ndangamateka yagomeje asura ibyiza nyaburanga bigize igihugu cy'Ubuyapani, aho yasuye uduce dutandukanye turimo ibintu bidasanzwe ndetse yerekwa amateka atandukanye y'igihugu cy'Ubuyapani, nk'uko umunyamahanga ugeze mu Rwanda asobanurirwa amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'andi mateka atandukanye y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho agatemberezwa ibyiza nyaburanga bigize igihugu cy'u Rwanda. Mani Martin yatanze isura nziza ku bahanzi, by'umwihariko anashishikariza abahanzi nyarwanda gutembera hanze. Mani Martin kandi yaboneyeho gushishikariza abahanzi nyarwanda kugerageza gusohoka u Rwanda bagasura ibyiza nyaburanga biri hanze y'u Rwanda, ndetse n'abashobora kuhakurura amashusho y'indirimbo zabo bakabahakorera, cyane yuko nta bigoranye birimo mu gihe hari ubwumvikane hagati y'aho hantu ndetse n'umuhanzi nyirizina. Nimba uri mushyashya kuri iyi chaîne urasabwa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Naho ngiye mwabanaga nitwa Elize Taifa, iyo ni Taifa Rwanda mugomeje kubana umunsi ku wundi.